ubuse habaye iki? Bakunzi b'u Rwanda Twifuza TV, kamaze basuza mbifurize amahoro y'Imana. Ni ngewe toneste nk'ibisanzwe uje kugira ngo mbahe ya makuru atari ivumbi ndetse mukungugu. Reka manze rero mbashimwe mwe mwese mudukurikiye kano kanya ndetse n'abazadukurikira nje muri za ncamake z'aya makuru igicamunsi uko yirwagenda. Ariko kandi niyo mpamvu ngira ngo mumenye ibi ngiye kubabwira. Ibintu byongi bikomeje guhindura isura mu gihugu cy'u Rwanda. Wa mwabigishirira bakomeje kutinya ngo ngugeze ku muryango. Ngira ngo narabivuze none bitangiye gusaba mu gihugu cy'u Rwanda nkuko muribona ha kuri screen za ndege z'u Rwanda. Icyerekezo bamaze kugihindura, nje kubabwiraho ndetse nje kubabwira ku cyerekezo cyamaze guhindurwa. Ndababwira ku ijambo Patrick Muyaya amaze kubyinira ku gatsiko, aragira ati hangana gato, aragira ati twari dutegereje twarakibonye. Ndagaruka kuri RDF yatanze ya masaha 48 bikaba byamaze kubyara amazi n'ibisusa. Nongera ngaruka kuri za ndege za bya bisimba by'indege bikomeje kuvugisha agatsiko k'amabandi RDF bati ntabwo byumvikana kubona hafi abasirikare ibihumbi batazi kwibakubise. Ese ni iki cyate ni nyamugigima cyangwa ngaya makuru nje ko rero yo guhindura icyerekezo ngo nyuma yo kwikanga makuru cyangwa se ngo kwikanga wa mwambi umwe zandagu za Nyirabiyoro zikomeje kubavugisha. Izo ndagu rero zikaba zikomeje gusohora umunsi ku wundi batari ko si ibintu ni ibiki. None indege ati muziyobye mu by'amaradari. Ariko kandi ntarakomeza hari akantu gato nshaka kubabwira gato k'intangamarara kamwe nshaka kugira abantu muri mu Rwanda. Maze mbasabe nyemerera wowe unkurikira aka kanya, hanyuma ukande ku ijambo sabone cyangwa subscribe, ubundi ujye unkurikira wakanze ku gikumwe. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ubufasha butanze bukomeye kandi biradufasha cyane. Kanda kuri icyo gikumwe ubundi ukande kuri iryo jambo sabone, hanyuma uba ukoze cyane cyane. Kandi mwibuke no kujya kuri ya chaîne yindi ya kabiri, muzi ko turwanya kandi n'akarengane na Wacu TV hari ikibazo yagize. Ukande kuri turwanya kandi yiteho neste kabiri nayo birahari, mukandeho ubundi musangize ibiganiro, muba mukoze ikintu cyiza kandi gikomeye cyane. Aka kantu gato nshaka guheraho k'intangamara kugira ngo mbahe izi ngingo maze kubabwira ntaka gakurikira. Ndabwira abantu muri mu gihugu cy'u Rwanda, umuntu wese nkurikira uri mu Rwanda tega amatwi. Bantu muri kubaka muhagarika amazu yanyu muri kubaka. Ndenda kubaburira ku muntu umunsi uri kubaka mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo nzi nimba ubwenge bwawe buri gutekereza neza ngo umanze urebe imbere cyangwa se umanze urebe ibintu biriho uko biri kugenda. Mbisubiremo, ndabwira umuntu uri mu mishinga yo kubaka mu Rwanda, baba ndi muri kubaka ku Ruyenzi umeze nk'abari mu masiganwa mwubaka ibibanza, abari kubaka za Kabuga, abari kubaka za Muyumbu, abari kubaka za Riviera n'ahandi za Rusororo, tekereza kabiri no kubaka za Bugesera. Aho hose muri kubaka, ayo ni amafaranga muri gutwika. Nabagira inama yo kuyasevinga ubundi mahago mukayagira impamvu nimba gufasha urugamba bikunaniye, kuko biratangaje kuba uri kubaka inzu ya miliyoni 100 cyangwa 50 cyangwa 200,000 ukaba utaratanga umusanzu nibura wa 2,000,000 cyangwa 1,000,000 cyangwa nari munsi yayo. Biratangaje kuba uyu munsi tubabwira umunsi ku munsi twaba tuti ngo makaringa iri mu marembera, ibyo mwubaka n'ubundi zabisenya. Nawe usange n'ubundi ntacyo wamaze warasenyutse, ahubwo usanga bari kugambanira Abanyarwanda. Muhagarika izo nyubako abari kubaka mu gihugu cy'u Rwanda, kuko n'ubundi ni hahandi muriho muravomera mu kiva kandi bidatinze mugiye kubibona. Ubwo nababuriraga babakire muri kubaka babwira nyaboneka nimutangire mureba ahantu hatari ingese, mutangire murebe ko mwahunikayo. Nimba kandi mudashaka kubikora ni mwubake, nababwira iki nakazi kanyu ni umuburo natangaga. Twagiye ku ngingo ya mbere rero. Icyerekezo cy'indege mu mujyi wa Kigali nyuma yo kwikamba wa mwambi Magayane ndetse na Nyirabiyoro bagumye kuvuga, nabivuze mu minsi yashize, ngira ngo bari bamaze no kusa nk'abitegura n'abategura Abanyarwanda abantu n'amabandi. Ubu kikaba cyamaze guhindurwa ndetse ubu indege zikaba zose ziri kunyura ahantu hitwa ziri kunyura mu Kigali, ngo handi imasaka zacaga ku Muyumbu ngo reka da ngaho hantu ngo bari gukwepa wa mwambi. Uko mwabigira ko dore ayo ni amashusho y'izi ndege y'icyerekezo zahinduye.
ziri kunyura kuri mo Kigali. Ese muzi ko mwambi ho utahagera ni handi hanyu ayubusa. Tuba dukurikirana akantu kamwe ku kandi, niyo mpamvu tubaho ikintu tubereka amavideo n'amashusho y'ibiri gukorwa kugira ngo natayivuga ati tubonye kanduye ntabwo yavuze, bagomba kubabwira. Niyo mpamvu mubona umunota ku munota, isegonda ku isegonda tuba tubikurikirana. Dore rero ngiyo video niko izi ndege naho ziri kunyura mu Kigali, zamaze guhindurwa icyerekezo kuko ngo hariya ngo basanze ngo hashobora ngo kugira ikibazo, ngo mwambi ngo uriya uyu Rutanga ngo yamaze kubemeza ko ngo wa mwambi ngari uzaturuka ayubusa. Ni hahandi buriya umugabo witwa Ahabu yagumye kujya gukwepa yagera ngo yiyambura amaranka, agera ubwo ajya ku rugamba imyambaro yambika undi, ariko umwambi w'Uwiteka mpaka mu bantu barenga 100 y'abasirikare yawe mpaka warafoye uboneza ku mwami witwa Ahabu. Aho mugeze rero naho ngaho ni hahandi hanyu mwimuye Imana mu gihugu cy'u Rwanda, muca insengero, shitani na nyawingi biragenda birimaka. Uyu munsi rero nimuhagarare hamwe, mumanze mwumve ku mushinya w'Imana, musogongere kuri ako gacuma k'umushinya w'Imana. Birakomeye ndagaruka ku ijambo Patrick Muyaya amaze kuvuga. Ni incamake nabivuze nkuko nibikubwira, ni incamake aya makuru muraza kumva mu buryo burambuye. Patrick Muyaya amaze gusohora itangazo abwira agatsiko Kamenura Muhini. Aragira ati icyo twari dutegereje twarakibonye, mwamaze kudusinyira ndetse mwemera ko mugomba kuva ku butaka bwacu bwa Kongo. Uyu munsi imitwe yose hari igomba kuraswa hatavuyemo umutwe wa M23 ndetse n'abambari bawo. Ibi mbivuze kuko hari igisirikare cya RDF ku butaka bwacu, tukaba dufite ibimenyetso. Aho ni mu ijambo rya Patrick Muyaya ubwo yasohonaga abanyamakuru ati icyari gitegerejwe ni sinyatire yanyu mwasinye, ntawo bashyizeho agahato kuko muzi neza ko mwavugiriye ubutaka bw'igihugu cyacu, cyangwa se mwavugiriye ubutaka n'ubusugire bw'ikindi gihugu aricyo cyacu cya DRC. Ni hari mu ijambo rye. Aragira ati nta mpamvu nimwe yo gutetera umwanzi, igisigaye ni ukumukubita tukamuherekeza mpaka iyo yavuye. Hona agatsiko gatangiye gusa n'amatangazo ngo bari kwamagana. Muramagana iki? Nasinye ko mugomba kuva mu gihugu cy'abandi cya Kongo. Ku gitutu mwarasinye, none ko mutavigoma. Ibi babayeho muri uru rukera rwakeye, ibyababayeho ibihumbi by'ingabo bigahatikirira. Nabimenye ngo nibyo ku mubyeyi ngo byashize, ariko murarwanira iki? Mwaretse kari agatsiko kakagenda konyine. Ayubusa narababwiye nti urugamba rurimo Imana numushobora kutsinda. Nguko rero iri tangazo kandi maze gutera ubwoba n'impungenge akagatsiko, bati ntabwo byumvikana, bataye kutwivuga hejuru. Ntabwo barabivuga hejuru. Ni igihe cyanyu cyageze cyo kuraswa, bashimira Sadek uburyo bitwayemo, bishimira uburyo yase yirukanwe muri Kongo. Uyu munsi rero muhame hamwe muhure n'umuriro na cya kibatsi. Patrick Muyaya amaze kuba teguza kandi rubarindiriye. Murabizi ko n'ubundi rumaze igihe inkoye bakubisirije mugapfusha ibihumbi by'abasirikare, niye n'ubundi niko mutazi. Uko mwavuze muti hari ibisimba, ngo mwabyise ibisimba, ngo ni ibisimba, niyo ubundi ko bimeze. Abantu bibutse ko batanze amasaha 48 yo gufata Bukavu, ndongera guhakana ikinyoma bagumye gukwirakwiza ngo Bukavu yafatwe n'ukubeshya. Ntibanayikandagiyemo, ahubwo bari kurira ngo hari ibisimba ngo byaje ngo batazaho byahagurukiye. Nyuma y'uko bari bizeye akagambane kumwe mu basirikare ba FARDC mu majoro nabo bamaze gutabwa muri yombi, hanyuma ibyo bisimba bigahaguruka bikaza bikabafunyanga bikabakubita guhera ku wa mbere kugera ku wa nyuma. Imodoka 10 zikarangiriraho, abari bikavarenze mu bicaka hirya, abandi bari bagiye gutangatanga ku misozi. Uyu munsi ingabo z'u Burundi coup de chapeau kabisa. None ngo nuguhindura icyerekezo cy'indege muri koze gusa. Ndababwiza ukuri, burya umwana uri bupfe niyamuhaye nidaranga akagenda. Nababwiye ni mutange igihugu cy'abandi,
kandi ndaguza arababwiye mwagiye kuraguza murabizi ko mwese ndabazi muraraguza aho mujya hose ndahazi henshi ndahazi nanjye na murabizi aho mujya ku mpazi bababwiye bati indagu zanyu zikavuga ziti ni mutanga igihugu mu gisubizo mu maboko y'umwacyatsi niko indagu zibabwira ariko nizana Imana ntabwo ndetse izo ndagu niko zibabwira inzuzi zanyu ntizikera reka da reka ngo zirerera mu maboko y'ababarwanya nimuhaguruke mutanga igihugu cy'abandi kuko si icyanyu mwaragishimusa mwaje muri amabandi mutangira kwiba mutangira gukuraho gakondo zacu guhindura ubutaka ngo umuntu ntafite ubutaka ngo abukodeshe kandi ari gakondo icyo kintu kiri mu bintu byababaje Imana kwimura gakondo y'umuntu ukaza uri umuvantara ukaza uri umucanshuro ukaza utazi no gukaraba mwaje mwese mwaradaze mwambaye imikandara izengurutsemo kabiri muwizengurutsa uyu munsi mukaba muje ngo muradukura muri gakondo za basokuruza ngo ntitugomba kugira ubutaka ngo tugomba gukodesha namwe nta gisekuru mugira ngiki cyo cyababaje Imana kirazira kikaziririzwa kwimura abantu muri gakondo yabo kandi atari wayibahaye barayihawe n'Uwiteka ibyo ntabwo bibaho mwaye mukora ikindi ariko iki ngicyo cyo kiranyagisha mwakoze ikintu kibi cyane mwakoze ikintu kibi uyu munsi rero nibwo uyu munsi ku bakunzi ba RDF nge ntarimo n'izindi nshuti zatwe kandi zitarimo bari mu kiriyo gikomeye cyane ko noneho icyo kiriyo manza kirafata ahantu habiri kuko abantu bapfuye bavuye imihanda yose babandi bagenda mu kinyegero bamwe bagenda bihisha ariko gakuce kakigarika narabivuze nibi bintu ibihumbi n'ibihumbi ntabwo bazi inkuba yabakubise abandi bati ni amagini abandi bati ni amarusi abandi bati izi ndege zahagurutse ngo bazise ngo ni ibikoko ngo ni ibisimba reka mbabwire ngo wirukankana umugabo kera wagera ukamumara ubwoba rebantu bamaze gushira ubwoba bamaze kumenya umwanzi wabo n'abatarabimenya ndongera mbisubiremo hari ibihugu bitagatinzwe kandi byamaze kubimenya ngira ngo iyi message nta itaragera niyo mpamvu turi gukora ibiganiro mu ndimi zose zumvwa n'abazungu n'abandi banyamahanga nayo mpamvu basaba ngo mujye mufata ibi biganiro tuba dushira mu ndimi ubumva igikoreya abumva ikidage abumva igishinwa abumva icyongereza abumva igiswahili abumva indimi zitandukanye tuba tugira ngo mubashe kubisharinga no kubisangiza abandi musangize izindi ndimi musangize ibiganiro ukabona ubwo batacyumva ukabona ari turwanya kandi ugishizeho Tonese Kabiri TV ukabona ari u Rwanda twifuza ugishyizeho u Rwanda twifuza TV gerageza wowe ugikande like ugisangize n'abandi nibura ujye uhakikisha ko ugisangije abantu babiri cyakuzamura ibyo biradufasha gutsinda umwanzi wacu niyo mpamvu muri abacangagikiwe bati ntabwo byumvikana bati twagomba kuba twafashe Burundi bati twagomba twafashe Kongo bati se bati Bukavu bati se turaguma igoma bati imisozi yose ntawo dufite mwagira ngo mubeshya abantu mumuza kurindagiza abantu nongere ntanga umuburo kuri babahutu batumva ese abahutu mwabaye mute kuki abahutu igihe cyose kuki mutumva koko umuntu arakwiciye aragusahuye ubutaka bwanyu utanze itegeko ryo kubugabana urahazanye itegeko yo kugira ngo gakondo uyamburwe ngo ugiye kurwana muri Kongo benshi muri mwe mwapfushije ababyeyi muri Kongo baguye mu makoro baguye mu mashyamba abandi ababyeyi banyu barafunze bari muri gereza bari muri tije bakatiwe 0 bakatiwe imyaka 30 bakatiwe 50 bakatiwe burundu y'umwihariko cyangwa se no burundu inshuro 5 n'ubushango nazo ziriho sindi umunyamategeko nabyumvise ngo hari burundu y'umwihariko rimwe hari burundu y'umwihariko 2 3 4 5 5 birababaje kubona abahutu nk'abo mukirwa nyuma FPR ya hari icyo numva nanemera kuba bishoboye kandi bakora nk'abanyabwenge mukore mu bwenge ingoma mbunemera ko ingoma mbuyirama kugira ngo izi zizasanga ugihumeka nimba muri FPR
niba muri RDF nimugerageze muduha amakuru, nimugerageze nimugera muri Kongo babatwaye muhite mwitanga muri reporting muri FARDC muri Wazalendo, mugerageze mutanga amakuru y'abatera nkota. Hari benshi muzi ko ababyeyi banyu bagendesheje ingata mu mashyamba, baguye itingitingi, baguye imandaka, baguye mu mugezi itandukanye, abandi bagiye batwikirwa iminamo hari Kibumba batunda nko batunda amasitari nk'uko bari kwitunda hari Igoma barunda. Ababyeyi bacu naho baguye Igatare, Ikayinda, hose hari inkambi z'abanyarwanda b'abahutu. Muhaguruke murwanye umwanzi wacu, n'abatutsi b'abasope turabizi, imuhaguruke turwanye umwanzi wacu. Munyemerere mbashimire kandi babwira ngo mukanya ni mu makuru arambuye kuri turwanya kandi tonese kabiri, mwese mube hafi cyane baha amakuru ndetse na twe kubategura. Bye.